birashoboka kuba baramusambanyije ariko biteye agahinda. Umwe mu mudugudu wa Rusheshe akagari ka Bihembe mu murenge wa Nyakarira akarere ka Rwamagana nibwo abaturage barimo bahinga batunguwe no kubona umurambo w'umugore uri mu kigero cy'imyaka 25 n'uw'umwana w'umuhungu uri mu kigero cy'umwaka n'umwaka n'igice bishwe maze babatwikiriza ibyatsi. Uyu mugore bikekwa ko yabanje gusambanywa mbere yo kwicwa bakazanwa aha. Abamubonye bavuga ko yari yambitswe ubusa bamuseguje ijipo umwenda w'imbere urambitse mu gituza. Abashuhuje mwebwe mukurikiye Ihumure Online TV. Uyu munsi tugiye kubagezaho inkuru zitandukanye nkuko tuhora tubibabwira, rero tuzaye tubagezaho inkuru zitandukanye kandi nziza zizewe ndetse twacukumbuye. Inkuru dukesha TV1 muri kuri uyu munsi mu kwijoro ryakeye ubwo muri Rwamagana abaturage batunguwe n'imirambo ibiri y'umugore n'umwana basanze mu murima. Ni ibintu utashobora kumva mu by'ukuri, aho abantu bafata umuntu bakamwica ndetse n'umwana we bakamwica bakamugerekaho. Bivugwa ko ubwo basangaga uwo mudamu ari mu gihuru aho yararyamye bamushyize, bisa nkaho yakorewe ibyafurambi cyangwa se ihohoterwa ryo gufatwa ku ngufu, kuko basanze umwenda w'imbere urambitse mu gatuza ke nkuko biri kuvugwa ndetse n'abaturage babisobanuye. Bigaragara ko nta maraso menshi babonye sibye ibikomere, ariko icyumvikana cyo nuko bafashe uyu mudamu bakamufata ku ngufu ndetse kugeza ubwo banamunize bakamukuramo umwuka, byarangira bakica n'umwana utarengeje umwaka n'igice yarahetse, bakamusiga mu gatuza ke ndetse n'imyambaro y'imbere bakayirambika mu gatuza ke. Nk'ubu bugome mu by'ukuri nk'uyu muntu akwiriye guhigwa cyangwa se akwiriye gushakishwa akafatwa. Uko byagenda kose nta hantu kure yagiye, sintekereza ko yaba ari n'umuntu umwe wakoze ibintu nk'ibi. Nongere nsabe abanyarwanda n'abanyarwandakazi, ese mu by'ukuri waba ufite ikintu upfa n'umuntu ni ngombwa ngo umwice? Waba ufite ikintu, waba ufite amakimbirane n'umuntu ni ngombwa ngo umugambanire kugeza ubwo umuguze bakamwica? Ntabwo ntekereza ko uyu mudamu yishwe akarambikwa muri uriya murima uwo babanaga cyangwa se n'undi ari umuntu umwe wafashe akamwica. Oya, biba bigaragara ko hari ubuhemu bw'umwe mu bashakanye bamaranye wenda igihe nk'amakimbirane. Ariko se mu by'ukuri iyo utekereje aho kugira ngo wice umuntu, uvutse umuntu ubuzima kugeza ubwo ufashe umwana w'uruhinja ukamwica, ukamwaka ubuzima utarabumuhaye, bone niyo waba warabumuhaye ntabwo ukwiriye kwica umwana nk'uwo nguwo, ukica umubyeyi. Uba utekereza ko aya maraso azakugwa neza? Ese uba ahantu uriho utekereza ko umutima wawe uratuje iyo ufata neza umwana w'uruhinja ukamwicana na nyina? Reka tuvuge ko atari na wowe wabikoze, ariko niba wanamugambaniye ugatuma n'abandi ni wowe wabikoze n'ubundi. Ntabwo ntekereza ko uyu mudamu yahuye n'abantu bagapfa kumufata gutyo gusa bakamwica. Haba hari akagambane gakomeye. Ariko ndagira ngo nkubwire wowe ukora ibi ngibi. Ku basenga Bibiliya iravuga ngo, Imana iravuga ngo ibi byose murabikora nk'abihorera mukagira ngo mpanyije ubwenge namwe. Ariko nagira ngo nkubwire ko nawe umunsi w'umujura, umunsi w'umugome, birashoboka ko nawe waba 40 n'umwe ukajya ku karubanda. Birashoboka ko nyuma y'amasaha angahe wafatwa ukajya ku karubanda. Ubundi ngewe nuko kwitura ibyo wakoreye undi bitabaho. Nge ngufashe nta kindi nagukorera, nagutemagura. Ariko naho naba ntaniwe nawe. Ariko ubundi iki gihano cya gikwiriye kubaho, ufata umuntu ukica umwana w'uruhinja, ukica nyina. Basi si iyo wica nyina ko ari we mwari mufitanye ibibazo, umwana ukamureka. Ubu ni ubugome bukabije, ni ubugome buteye ubwoba. Bashakisha uyu muntu cyangwa aba bantu, aya maraso bazayabazwa. Bone naho batagufata, bone naho batakubona, ejo n'Imana izabikujyoza.
kuko ibi bintu muba mukora ubugome bw'indengakamere ntabwo ari ibintu bizima, ntabwo ibi bintu ari byiza, ntabwo ibintu ari byiza, ariko uko byagenda kose Imana ibibareba, nubwo mubikora igaceceka, nubwo mubikora ntivuge, ariko Imana ibibareba. Hari igihe kizagera ibi ngibi ikabibahora, hari igihe cyagera amasaha ngashize ukajya ku karubanda bakagufata hejuru y'ubugome nk'ubu ngubu muba mwakoreye umuturage, umuntu Imana yiremeye, wowe ukamufata ukamwicana n'umwana we wamaze kumukorera n'ibyafurambi. Hako nk'ubu abantu baba bafite umutima koko? Ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye. Iyi ni inkuru dukesha TV1, tuzajya tubazanira amakuru atandukanye hirya no hino, ariko biteye agahinda n'umubabaro. Reka tubwire wowe ukurikiye Ihumure Online TV, icyo dukwiye ni ugufata umwanya tugasenga, kuko iyo ndeba mbona hari abantu babaye nk'inyamaswa. Iyo ufata umuntu ukamwica, ukamwaka ubuzima, ukamwaka umwuka Imana yamuhumekeyemo ikamubwira ngo baho, wowe ukamubwira ngo napfe, uwo yibarutse ukavuga ngo napfe, uba utekereza ko wowe yajya uzajya hehe? Biteye agahinda n'umubabaro, ntabwo namenya uko mbivuga, ariko ibi bintu muba mukora Imana izabibajyoza, Imana izabibajyoza. Ibi bintu muba mukora, ukafata umuntu ukamwaka ubuzima bwiwe, ukamwaka uburenganzira bwe bwo kubaho, ukamukoresha icyo ushaka. Hari igihe kizagera Imana ibibajyoze, kandi ntekereza ko bitari bunarenga igihe kinini. Imana irabagaragaza bishyuye umudamu nubwo atakiriho, ariko Imana irabagaragaza kandi murafatwa namwe muhabwa igihano. Ariko mukwiriye kwisubira, n'abatekereza kuzakora nk'ibi mukwiriye kwisubiraho. Ese ubonye utari kumvikana n'umuntu, aho kugira ngo umwice ntiwamuhunga ukigendera, basi bikagira inzira. Tukajya tuvuga ngo runaka yataye urugo kubera kutumvikana n'umugore cyangwa kutumvikana n'umugabo. Byaruta aho kwandavura umena amaraso utigize ugiramo uruhare kugira ngo amaraso abeho. Biteye agahinda n'umubabaro. Hari ibintu umuntu ashobora kumva akabivugana agahinda n'umubabaro cyangwa n'umujinya, ariko Imana ijya ireba ibintu aba bantu baba bakora, Imana ijya ireba ibi bintu izabitura ibi bintu. Iyi ni inkuru dukesha TV1, ibintu byabereye muri Rwamagana. Reka tukomeze dusenga Imana kandi iri buze kugaragaza aba bantu bakoze ibi bintu. Nkwibutse wowe utarakanda subscribe kugira ngo ukande subscribe kuri Ihumure Online TV.